ndiho ndaza ariko ndikuza. Mota salamu. Salamu. Zisi wapinje mu nama ya koperative. Uburyo utanyarukana hano i Remera. Ahubwo wowe ku buryo utashaka undi motari ugutwara. Kuko njye rwose amasaha y'inama yamfashe. Bankutwaye. Wakihanganye ko kubona moto mwiri iyi karitsiye ari ikibazo. Ntago byasha. Basi 5. Ndaguha ibihumbi 5 ariko ntware kabisa. Ko gahunda ngiyemo irihutirwa. Kuva hano tugira Remera urame ibihumbi 5. Yego. Inama izatangira saa 9. Ntazajye n'umukerero. Ishyura mbere. Ndamubwira ko mama ari mu bitaro. Wabimbwiye ikiranga. Niriwe president. Biriwe twageze no mu nama. Uyu muvandimwe nyine. Umuntu muriye mu muhanda isa umuvandimwe wawe. Reka amafaranga ni make. Umva boss, niba ari nawe umuyoboye, mwihanganire basa ngeze i Remera. Umuntu agapfa kwihangana gutyo gusa adafite ikimwihanganisha. Basi ndabigusaba. Akose kukuze nuzuru uri umuntu avuga undakumva vuba. President rwose uyu mushene unyemere namusimbukana kuko ambwiye ikibazo cye numva namufasha kabisa. Cyangwa goya amafaranga menshi. Ariko se nubundi ko isaha y'inama itaragera wanditse nkamusimbukana. Isaha ntiragira ku isaha yandi. Yanjye. Yawe se niwo uyoboye koperative. Yanjye yagezira na rege. Urimo ushaka gukirwa nanjye ukanyereza. Base president. Ugana amagambo menshi. Niba ugiye mu kazi mu gihe cy'inama ya koperative, bivuze ko ako kazi tugomba kukungukiramo twese nka koperative shiranga. Reka nkwe igihumbi cyose yaramaye. Usika bwa 5,000 ntakureba. Say they wise. Ese president umusanzu uzuruta amafaranga nsagura. Ni wowe ugena se amategeko ya koperative ashyirwaho n'uyiyoboye. Byo kubyumva biragoye. Ariko president kanakarengane. Urenganye neza nkwambure na moto yawe se. Umva rero motari nizere ko uratwara ibintu yibuka. Umura mugabo zukugeza kano kazigo Nyabugogo. Ubu ni leta afata injerekani y'amavuta nkayijyana i Kanombe bakaba amafaranga nkayagarukana Nyabugogo. Yego ngaho twihute. Allo? Karame president. Akora ibintu kugiye ngo birangije kwiruhukira. Ajya inama n'uyu munsi. Kunarumva. Inama n'uyu munsi. Uretse kutarajya nkunibuka ko inama iri kuba. Yego Yesu Kristo. Yatangiye kandi hanafashwemo umwanzuro ko acibwa amande y'ibihumbi 5. Gute se? Amande y'iki? Yuko wakerewe nako yuko utayitabiriye. Kandi ubona amasaha ataragera. Iminota ingahe isigaye ngo dutangiye isomo twageze. Ego ko. Kandi ibintu niba byose ngiye kubireka nkayitanza. Naho ndi mu motari wa Mbonera. Uyu ni umuyobozi ndi kujyana akomeza kunesha umutwe ngari kumgango nje mu bintu by'inama. Ari ura muyobozi uzukuna tubangamira. Uzukuna none hatesha umutwe. Ubu ngubu yamagaye kubasa. Data. Oh my God. Oh, hell no, man. Nagutera ubwoba wosha. Nagukanga uri umugabo wigenga sha. Yaba nigengaga kugeza aho numva amande ya 5 ari make. Ko tuntu shahumura ari kwikina nayaraguca. Ubu sishize mu gaciro urabona arayaguca sha. Nayaca sura yanyishyura. Ibyo ugiye kuzana n'ibyo ujyanye se urabukoreye ubuntu. Ubwo sizo muvomo zose tugiye gukorora amanga. Byarenga 2 se. Yampaye nk'amadoga Forodis wadufungura amayira nk'umotari wa mbere mu Rwanda. Ngo angahe? 2. Kabiri cyama gutu. Ako sha uziko rimwe muzajya ngo mutinywa amazi. Nose urashaka ngahe? Uziko umuntu yanakunyuzamo iki 2,000. Ahubwo sara urugendo rurimo umuzigo rukijya munsi ya 2. Nangahe se nyine? Ubu tuvugana ugiye kuma inote y'ibihumbi 2,000. Andi mafaranga nanjye sinyazi turabwirwa n'icyuma cy'umuzungu cyitwa muba. Byari byo byose yo kubera ukunda gukora ingendo nyinshi wagereranya. Mubwiye make nkihenda we mubazi ntiyaguhera. Ni ibikureba. Ibyo ari byo byose niko ngiye umuzigo wanjye urugeze iyo ugiye. Mubaza ubundi. Ereranye mbwira yo ndakwishura ubundi twumvikane. Tujyana no ku bapolisi urumvikana nabo se. Byo ni wowe bireba. Bakabimenyese. Zana inote y'ibihumbi 10. Bagera mu Bugande. Ninde ukubwiye ko ndahagera? Nese uri gufata ikigiye mu Bugande ukayaka umuntu ujya Nyabugogo. Ngiye Nyabugogo ariko se njyanye niki? N'umugenzi. Umugenzi meze n'ahetse umuziga ariko. Nese kari ngiye urabutwaye ni weho. Uko kubura ugenda kuri moto yanjye. Nuko uri kumvugisha ahubwo urabinyishyura. Reka nge nitunaniranwa ndashaka undi mu motari kuko siwe mu motari wenyine uri muri Kigali. Urayishaka ariko amande uri bucisha. Urayamaye. Inde suyaguha. Abazi. Nyine muvandi cyambere nukumvikana. Color that people move.
oya wambwira bigakwaniramo njyewe nta kibazo mfite. reka uwahomba yiyumvishe ntiyatuma biba. yiyumvishe kabisa wikirirwa wirusha. nakora icyo asabwa rero. sawa ishyura mbere. Ngwiki ubwo se nkwishuye ntungeze aho ngiye. njye se nkugejeje aho ugiye ntunyishyura. Salama bro. Salama cyane zahanze. Ese nahava mavanywe n'iki sema? Wote umotari wese ubunamo. Nugere muri quartier ziwanye gutangira iwanyu neza. Ushaka igipaki cyo cyose uhita uva kuri moto wirukanyirimo. Ubwo sa nkuriki? Kumva ari umotari wasiga moto ye akurikira umuntu ugiye kwishyura sayisi. Ariko uziko ari byo ngiye gukora. Salama wangu. Munsi y'akagari hafi na ADP. 500 gusa. Nta kibazo twigendere. Hariya hafi neza. Nirebera mwazira quartier kabisa. Don't want peace. Yego president. Shaka koperative niyo kwakira mu nama. Harya irabera he? Irabera he? Uzi ko hari n'umugenzi nari mvuga ngo reka nkorera yihuse akaba nyambuye. Yo ni imana igwaniye gukora mu gihe cy'ina. Kubera munsi y'akagari hafi na ADP ku gipangu cy'umutuku. Uzi ko nanjye ariho ndi ngo ku gipangu. Igipangu cy'umutuku inama iri kubera. Nanjye niho ndi we ni naho kagahungu kanyambuye nakubwiraga kiruki. Yewe. Ize ngo gasanzwe kabamo cyangwa n'abantu bari gukina sayi. Reka kirutse kubera ko nta mafaranga yo kwishyura kari gafi. Usain Bolt nsohoke murebe. Bolt we wiyemeje kujyambura abamotari? Oya. Se wirukiye muri iki gipangu uje gukora iki? Wahuje kunyara se? Nari nje gufata akayaga. Ahantu usuri ko mbona n'uwo wari ufite urashirira. Ushaka yagaza kwicara mu mabuye. Ariko motari nari mubwiye nga ndindireho gato ndahitanze. Gatari ibyo se. Arakurindura cyeka nta kintu afite cyo gukora ku buryo usiga umuhagaritse ngo wumve ku gati.